namwe mwumve, abantu hari hadutse ababwirizabutumwa babwiriza bavuga ngo wari icya cumi cy'Imana mu masaka, mu bishyimbo, mu bitoki, mu bintu byose wejeje mu nka, wari icya cumi cy'Imana. None kugira ngo Imana ikubabarire, hitamo ikintu kimwe, wakita igitambo cy'incungu, wakita iki, aba ari cyo utanga kugira ngo Imana igukureho urwo rubanza. Abantu bakayatanga bakabitanga. Hanyuma umuhanuzi agahita agerekaho ngo Imana mu minsi iyi n'iyi izaba igukoreye ibi n'ibi, kuko ikimenyetso cy'uko yakubabariye ni uko mu minsi 7 iraba iguhaye ibi. Ikimenyetso cy'uko yakubabariye ni uko mu kwezi gutaha izaguha ibi. Icyo gihe Imana yambwiye ngo ngende mbabwire ngo abo bahanuzi baraje bateranya Imana n'abo bakristo bategereza ibyo bintu barabibura, kuko Imana itari bwabikore n'ibindi. Kandi ubu tuvugana hari ababikora gutyo. Imana igeze kumbwira ngo muransezeranya ibintu ntimubikore, ariko njye ibyo nabasezeranyije mugahora mubinyishyuza, kandi n'ubundi nzabikora. Mana iyo warabitubwiye ntiwabikora, Mana iyo warabitubwiye ntiwabikora, Mana iyo warabitubwiye ntiwabikora. Hanyuma ko munyishyuza ibyo nababwiye kandi ko nzanabikora, mwebwe ko mudakora ibyo mwansezeranyije. Imana rero imbwiye ngo murahiga mukansezeranya ibintu muzakora ntimubikore. Yarambwiye ngo njye sinibagirwa, nubwo mwe mwibagirwa, njye ntabwo mbyibagirwa. Reka mvuge n'abantu mwese mwahigiye Imana mukayisezeranya amasezerano. Uzi ko amasezerano mwasezeranyije Imana yibuka? Uzi ko amasezerano mwasezeranyije Imana yose iyazi nk'aho mwayavuze nko mukimara kuyavuga? Uzi ko itegereje ko muyakora? Reka mbabwire, hari icyaha gikomeye Satani yateje mu bakozi b'Imana, yateje mu bakristo, kandi umurego cyari gifite, imbaraga cyari gifite zari nkeya, mwitega ibigiye kugikurikira, kubera ko noneho gigize imbaraga nyinshi cyane, cyitwa kutanyurwa. Satani yahagurutse, cyangwa se ariko mwari mubizi nyine biriho, ariko mwari muzi ko abantu benshi batanyurwa bagakora ibyaha, ariko byari ibintu bisanzwe ko ntanyuzwe n'ibi, umuntu akajya mu byaha kubera kutanyurwa n'ibyo bintu. Ariko noneho bije mu ishusho ari virusi, noneho Satani ashyize mu bantu akabateza icyaha cyo kutanyurwa, kikaza ari virusi imunga umuntu, ku buryo kutanyurwa kugiye kubanziriza ibindi bintu byinshi cyane, bigakurikiraho mugasanga abantu bararundimutse. Abakristo benshi Satani yategeye mu kutanyurwa n'iby'Imana yabasezeranije, noneho doraje kubategera mu kutanyurwa n'ibisubizo Imana yabahaye, kandi azabikoresha kugeza igihe azakugoragoze, nureba nabi aguture hasi. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Amahoro y'Imana, nshuti wahisemo gukira Beura, washyingiwe, umugisha Imana itanga ube kuri wowe, kandi amahoro asendereye umutima, aruta ay'ab'isi batanga, ya yandi utahabwa n'abantu, utahabwa n'ibintu, utahabwa n'igihe. Imana yaguhe kandi abagwiriye muri wowe. Hanyuma ayo mahoro nanone aguheshe kugira ibyiringiro, ugira ibyiringiro kandi byuzuye. Nugira ibyo byiringiro biraza kugufasha
gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko nyirabyo aboneye, yiboneza nk'uko nyir'ibyiringiro aboneye. Kwiboneza mwibuke yuko atari igikorwa umuntu akora ku giti cye, ahubwo ni igikorwa umuntu yemerera Imana, akemerera Yesu, hanyuma akemera Mwuka Wera, akamuboneza rwose, akezwa, agatunganywa, akagera ku rugero rwiza rw'ubwere. Nitwa Umuhire Antoine, ngize umugisha ukomeye kuri uno mugoroba, bagaragara yuko umugoroba ugeze. Ngize umugisha wo kubana nawe kugira ngo twongere tuganire. Ni umugisha, impamvu mvuga ko ari umugisha, ntabwo dukwiye guhabwa ubuntu bw'Imana ngo tubupfushe ubusa mu by'ukuri. Nta nubwo dukwiye kugira umugisha nk'uyu ngo tuwupfushe ubusa, kubera ko ndabizi ko ari abantu mudukurikira, nyine muba musenga muvuga muti byagenda bite ngo natwe tuvugire hariya. Ndanabizi kandi ko hari abantu mudukurikira mufite uburyo bwo kuvuga, munavuga, ariko abantu bakavuga bati bari abantu ko bavuze iki mu by'ukuri? Yego, ariko noneho biba ari iby'igiciro cyinshi kubona ubonye icyo kuvuga wowe ubwawe utihaye, kandi ukabona n'aho ukivugira. Kubona Imana iguhaye ubutumwa bwo kubwira abantu, ikaguha n'aho buvugira. Hari abantu babuhawe babufite ubu ngubu, bagisenga bazi Imana ko buduhaye, tuzabunyuza he, tuzabuvuga gute? Reka mbanze nsenge, nze mpera aho ngaho, ubundi tuganire. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko nta kikunanira, kandi tugushimiye ko nta kiba hirya yo kumenya kwawe. Uduhaye n'umwanya mwiza kugira ngo tuganiriremo, tuvugiremo ijambo ryawe. Duhe ibihe byiza kandi uduhembure. Njyewe ugiye kuvuga, mpinduka akanwa kawe kugira ngo ubwire abantu, kandi imitima yose ishavuye, imitima yose ikakaye, imitima yose yihebye, uyigire inama binyuze mu ijambo ryawe, binyuze mu nzira wahisemo kugira ngo abantu bumve ijambo ryawe. Mana, ntacyo dufite mu ntoki twebwe cyabasha kudukiza. Undi yavuze ngo nizeye umusaraba wo wampfiriyeho niwo njya niringira. Natwe rero ntacyo dufite twaha abantu, ariko utwujuje ibikuzuye tuganiriza abantu nabo bagahembuka. Hembura itorero ryawe, uhembura abantu bajyaga barira umurimo wawe, kuko abajyaga bawurira Satani yamaze kubagusha. Ongera uhagurutse abandi bakozi kugira ngo bashe gukora umurimo wabahamagariye. Ndagushimiye ko mvishe gusenga no kwinginga ngo bana natwe, mbisabye Imana nizeye izina rya Yesu, amen. Twajyaga dusenga, ndabyibuka rimwe nari ndi ahantu mu bitare, mu bintu by'ibibuye bimeze nk'ibiri hariya epfo ya Samu, nicaye turimo turasenga, umuhanuzi aza yirukanka ahita azana Bibiliya arayinkorera ku mutwe, ambwira ibintu byinshi cyane kuri Bibiliya, ambwira nyine mbese arayinkundisha, kandi anambwira yuko mu by'Imana integurira, mu by'Imana ishaka yuko nyine ndushaho kuyisoma no kuyumva no kuyiga, kugira ngo nyine nzabone uko nzajya nganiriza abantu. Icyo gihe najyaga mbona njya kubwiriza abantu nkabona nyine barafashijwe, nkavuga nti buriya nibyo Imana yavugaga. Ukumva Imana irambwiye ngo nzakugira umuvugabutumwa, nkavuga nti n'ubundi ariko ndiwe, niba ubimbwiye maze kubwiriza muri iki cyumba, niba ubimbwiye nagiye kubwiriza wenda ahantu hameze gutya, nkumva nyine ndashyikira ibyo ngibyo. Ariko yo yavugaga ibiri hirya y'ibyo nabonaga, yavugaga ibyo yavugaga harimo n'ibi ngibi.
byo kuba Imana iducira akanzu kuri Bewura tukavuga ijambo ryayo, wowe udukurikiye ukaryumva, uri mu rugo iwawe cyangwa uri mu kazi cyangwa uri n'ahandi, ariko bikakorohera utagombye kuva mu rugo ngo ujye ku rusengero duhurireyo, cyangwa utagombye kujya mu cyumba ngo duhurireyo, ukaryumvira donc nyine rikakwizanira rikagusanga, ugakoresha igikoresho kimwe mu byo ufite ukaryumva. Ni umwe mu migisha Imana yadusezeranyaga ariko ntituwumve, ukumva ni ibintu bisumbye imitekerereze yawe. Mbese Imana yaza ikakubwira wibereye epfiriya mu cyaro, ikakubwira ngo akanwa kawe nzagakoresha, kandi abantu batari bake bazahembuka ku bwawe. Ukumva nyine uzajya mu kigo cy'amashuri, ukumva uzajya ku rusengero mu baturanye, hakaba n'igihe binaba gutyo ukavuga uti ubu ni igihe cyanjye cyo gukora, reka mpite nshyiramo imbaraga, ugahita usunikiriza ugashyiramo imbaraga ariko bikanga. Ndibuka rimwe Imana igeze kumpa ubutumwa, ariko bwari ubutumwa butari bukwiye gutangwa icyo gihe ushingiye ku myigishirize yari ihari. Nibuka ko hari harimo ibintu by'icyacumi, ukuntu abantu bishyuzaga abantu icyacumi bakabaka n'ikiru, kwica ikiru. Wari icyacumi cy'Imana cy'ibihumbi byinshi, none hitamo ikintu kimwe mu byo ufite, ubwira Imana uti niciye ikiru, akira Mana, iyi nka yitware Mana rwose, ariko umbabarire. Hariho n'ubundi butumwa icyo gihe bwo gutanga Isaka. Tanga Isaka wawe, Aburahamu yatanze Isaka, ni nawe tanga Isaka wawe kugira ngo bigende gutya. Imana mu butumwa icyo gihe inuma ahantu ku mudugudu wo muri Rugarika, ahantu muri Rugarika njyayo, ni umudugudu umwe wo muri paruwasi ya Rugarika ubu ngubu. Ubu ni paruwasi ya Rugarika, n'icyo gihe ngira ngo paruwasi yari Rugarika, njyayo. Mbere y'uko njyayo nahamagaye umuyobozi waho ndamwibwira, mubwira ko Imana yampaye ubutumwa, arambaza ni ubutumwa bumeze bute, nanga kumubwira totari, ariko mubwira wenda nk'insanganyamatsiko. Arambwira ati nta kibazo, ku cyumweru uzaza. Ku cyumweru njyayo, nagiye n'amaguru. Yego nagiye n'amaguru, ariko nta hantu urumva ntabwo hari hafi pe. Nagiye n'amaguru ngerayo, ngezeyo nsanga umushumba wa paruwase yapanze urugendo rwo kuhaza, ariko batari babizi, arabatungura. Iyo ahageze rero umushumba nyakubahwa niwe uri bubwirize. Icyambere nari umwana, nari muto pe, nimubona uko ngana uku nguko, nari muto nyine. Nyuma y'uko nyine binagaragara yuko ndi umunyacyaro. Hanyuma banshyira muri annex, ndabasobanurira, ariko ko nari mbizi yuko iyo uvuze ibintu byose mbere yuko baguha umwanya, akenshi ntibawuguha, kuko bahita bumva hari ibiri bubagombe. Harangije arambwira rero pasiteri, arambwira ati rwose nari naguhaye karibu, ariko umushumba yaje, ntibishoboka yuko watambutsa ubutumwa. Na mushumba yaje, turakira mushumba tuganirize, atubwire ibyo yaje kutubwira, noneho ubwo uzagaruka. Ndamubwira ntoke nta kibazo, ariko nyemerera nibura uze ko mu mwanya wo gushima Imana no kuririmba, ko ninagendanye n'abandi bana nka babiri ahari, twarimbanaga muri korali y'abana, nyuma muri korali y'abana. Noneho unyihera umwanya nze kuririmba indirimbo imwe nanashima Imana, ubundi nitahire. Ati nta kibazo. Arambwira ati ariko ati uramutse wemereye umwuka ukaza kubitwara neza ku buryo ntari buhaguruke ngo nguhagarike, navuga ko uvuze ibintu byinshi, ubwo butumwa mu mwanya wo gushima Imana waza gufata umwanya wo gushima Imana mu ncamake ukabuvuga, ukanaririmba. Hanyuma nibura bwa butumwa wasanga hari abantu bari babikeneye uno munsi, igihe wazagarukira bazaba badahari. Nawe ni saha unkuye, Imana irakoze. Narahagurutse, niba bakiriye umuntu ugiye gushima Imana no kuririmba, ndahaguruka ndashima Imana nko mu magambo abiri.
ndashima Imana ko nageze hano, nari kuza n'ubundi nabwiye abayobozi nabahamagaye twavuganye ko hari ubutumwa nzazana, ariko nahageze nsanga umwanya ni mutoya, umwanya wo gushima Imana bampaye w'iminota nk'itanu, munyemerere ubwo butumwa mubabwire hanyuma Mwuka Wera bubasobanurire. Urumva kuko bumvise ko ndimo ndavuga vuba nta muntu ngiye kurira umwanya, nta kibazo, barabyemeye. Ndababwira ibyo byo gutanga Isaka, yuko ibyo bintu ari ibintu Imana idakunda, n'ababikoze bose imigisha bategereje batazayibona. Urumva nyine iyo umuntu ari n'umwana uri fiyeri, nimuvuga nawe uri bujye kugufunga, nawe uri bugire gute, ndababwira Isaka mwatanze mugategeza ko Imana izabaha, abahanuzi babateranyije n'Imana, ibintu nk'ibyo ndababwira nanjye ndavuga nti reka ndirimbe. Ndimba akaririmbo twembaga kavuga ngo abari mu bikari by'Uwiteka, abari mu mababa y'uwo mwami, ni ukuri turarinzwe, atugotesheje ingabo ko mbyibagiwe ni ibya kera nimwandenganya, naho ibibazo byaza bikiyongeranya. Abantu twarimbanaga tuzayinyibutse mba numva narayibagiwe. Nuko njya kwicara, hanyuma nyuma y'iteraniro nyine urumva umushumba yarigishije n'ibindi biraba birarangira. Nyuma y'iteraniro rero nabaye nk'ukoze iteraniro rya kabiri hanze, kuko abantu ubutumwa bwagonze abo bwatushije hanze, nasi twakunda abarokore baza gusuhuzanya, baraza baranyegera barambwira tubwire biriya bintu wabibonye gute, Imana yabikubwiye gute, yagusobanuriye iki? Noneho ndahagarara nshira amanga, abantu ndabasobanurira, ndababwira. Icyo gihe namwe mwumve, abantu hari hadutse ababwirizabutumwa babwiriza bavuga ngo wari icya cumi cy'Imana mu masaka, mu bishyimbo, mu bitoki, mu bintu byose wejeje mu nka, wari icya cumi cy'Imana. None kugira ngo Imana ikubabarire, hitamo ikintu kimwe, wakita igitambo cy'incungu, wakita iki, aba ari cyo utanga kugira ngo Imana igukureho urwo rubanza. Abantu bakayatanga bakabitanga, hanyuma umuhanuzi agahita agerekaho ngo Imana mu minsi n'iyi izaba igukoreye ibi n'ibi, kuko ikimenyetso cy'uko yakubabariye ni uko mu minsi 7 iraba iguhaye ibi, ikimenyetso cy'uko yakubabariye ni uko mu kwezi gutaha izaguha ibi. Iyo gihe Imana yambwiye ngo ngende mbabwire ngo abo bahanuzi baraje bateranya Imana n'abo bakristo bategereza ibyo bintu barabibura, kuko Imana itari bwabikore, n'ibindi. Kandi ubu tuvugana hari ababikora gutyo. Mufata ibintu mukabiha Imana, kuko abahanuzi bababwiye ngo bizabagarukira byikubye gutya. Noneho wakumva ko bizakugarukira byikubye, ugashyiramo imbaraga, ugahora wishyuza Imana bya bintu wambwiye, wibutsa Imana ikakwihorera. Kubera iki? Ibyo bintu uri gusaba Imana wizeye ko Imana izaguha, kuko yabibwiwe n'umuhanuzi, ntabwo ari so yari yabivuze. Icyo bikora uwo muhanuzi, kubera ko yari yatumwe wenda bageti runaka, yayibonye yayigezeho, nyine warishimye uwo munsi yasaruye. Yego yasaruye, kandi ahita avuga ko yakoreye Imana, kuko nyine wenda mwitanze abonamo agatike gatubutse, aragiye akagenda avuga ati ewana nabikoze nabemeje. Ariko Imana icyo gihe irambwira ngo abantu ngo biteranyije nayo binyuze mu bahanuzi, ibyo bintu bakeneye rwose. Buke nyuma tuganira n'abantu, bamwe bararira, abandi bati inka yanjye natanze, hati ihene yanjye natanze, atubutse kuko ntabwo Imana yabyemeye. Abandi bati reka njye ndabizi ko nahaye Imana kandi ibyo yanyemereye izabimpa. Kandi n'ubundi ntabwo naje ngo mubyemere. Abandi nini yambariye igishati gisumba amaboko, tumanye nambaye igishati cya sate ukuntu, n'ubundi nduyu nguyu ndigendera. Muri icyo gihe Imana ajyaga itubwira yuko hari igihe kizagera ikadukoresha mu buryo bukomeye, ukiyumvira ibintu nk'ibyo ngibyo ukumva ibyo birahagije, cyangwa se ukumva ibyo birabaye, none nawe wanasenga Mana uzankoreshe nzagukorera. Ubu ngubu ndi gukora kino kiganiro hariho imbeho, kuko mfite n'urumeza, wenda ntizi rwinshi cyane, ariko nyine hariho imbeho kuko hano ndi hari umuyaga. Tugasenga Mana mu muyaga nk'uyu nzagukorera, nihaba hariho imvura nzagukorera, mu zuba nzagukorera.
murebye ukuntu nageze hano mu kanya mpaza icyunzwe nari mfite, nageze Sam arambaza ngo icyo cyunzwe se ugikuye aha ngaho uzamutse? Nti cyane. Ibyo biri mu bintu twasinyaga tuvuga Mana nihaba hariho n'izuba, nihaba bigize gute? Imana nayo ikahita ikavuga ngo ubwo mwemeye kunkorera nzabakoresha. Hanyuma wowe udukurikiye, Imana yarakubwiye ngo uzayikorera ariko mu buryo mwavuganye. Shyira mu bikorwa iby'Imana yakubwiye, kuko ntuyemeye gushyira mu bikorwa ibyo yagusezeranyije. Ibyo ngibyo rero, igihe kimwe Imana yigeze kumbwira ngo muransezeranya ibintu ntimubikore, ariko njye ibyo nabasezeranyije mugahora mubinyishyuza, kandi n'ubundi nzabikora. Mana ibi warabitubwiye ntiwabikora, Mana ibi warabitubwiye ntiwabikora, Mana ibi warabitubwiye ntiwabikora. Hanyuma ko munyishyuza ibyo nababwiye kandi ko nzanabikora, mwebwe ko mudakora ibyo mwansezeranyije. Naratsinzwe nsanga nahaga Imana amasezerano, Mana nunkorera iki nanjye iki nzagikora. Ngeze guhiga umuhigo rimwe, ariko ntabwo wananiye, ashimira Imana ko nawukoze. Ngeze guhiga umuhigo rimwe ari mu ntangiriro z'umwaka, ndavuga nti uyu mwaka uzarangira ngiye kubwiriza ku midugudu, niba nayigize 10 n'ingahe, nabaze umwe mu kwezi numva ni mikeya, mbaze 2 mu kwezi numva sinzabishobora, kuko ahantu henshi twagendeshaga amaguru. Nyine amaguru kubera nta tike nyine ufite, kandi utari bugiye ngo baguhe itike kuko uri waho ngaho. 10 ntabwo nibuka 10 n'ahanga, ariko nyine ndahandika ndavuga nzaba ngiye ku midugudu iyi n'iyi. Kandi Mana uyu munsi ndi kubivuga simfite ikintu cyo kuzajyanayo, cyo bikora ndabizi ko ijambo ryawe riri muri njye, ariko nshyiramo ijambo ryawe rizajya riba rihwanye n'ahantu ndi bujye. Ikindi kandi uyu ni umuhigo mpize, aho batazampamagara ngo bambwiye ngo ngwino, njye nzahamagara mbabwiye nti ndaje, kugira ngo mbe nsuye nyine abantu nashaka gusura, kuko navuze ndashaka gusurana muri uno mwaka, ariko nkumva sinzabasha kujya gusura Samu wenyine, sinzagira gute. Icyo bikoze wenda ninjya kubwiriza ku mudugudu ariho sinjya wenda nzamusura, nkabikora gutyo. Narabikoze uwo muhigo mbona urabaye, ariko nkajya mbwira Imana nibuke ko nahize wa muhigo, ariko nta butumwa wari wampaye bw'umwaka wo kujya kubwira abantu. Nkajya nsenga, namara gusenga nk'Imana ikampa ijambo, nkahita nibona ndi kuribwiriza nko ku mudugudu runaka, bwacya nkahita mbahamagara nti nzaza kubasura. Abenshi twari inshuti, si bose, kubera ko harimo abatari bunyemere, yego ntabwo ari bose, ariko nkaba nigiye ndi mu masengesho nasenze Imana tukavugana, noneho ibyo imbwiye nkahita numva naho ngomba kubijyana, nkabamagana nkavuga ndashaka kuzaza aho ngaho, ndabikora. Hanyuma Imana rero imbwiye ngo murahiga mukansezeranya ibintu muzakora ntimubikore. Yarambwiye ngo njye sinibagirwa, nubwo mwe mwibagirwa njye ntabwo mbyibagirwa. Reka mvuge n'abantu mwese mwahigiye Imana mukayisezeranya amasezerano. Uzi ko amasezerano mwasezeranyije Imana yibuka? Uzi ko amasezerano mwasezeranyije Imana yose yaze nk'aho mwayavuze nko mukimara kuyavuga? Uzi ko itegereje ko muyakora? Ibyo bintu byiza byose mwasezeranyije Imana ko muzabikora ku bwayo, Imana ikabishyiraho kashe ikabyemeza, nimubikore. Hari abantu ubu ngubu babwiye Imana ngo Mana nungeza kuri ibi barunaka nzabakorera ibi mu buryo bwiza ubu n'ubu, ariko uburyo burimo nanone burimo gukizwa, kuko hari abantu bagiye bavuga ngo tuzasakara wenda insengero. Hari umuntu ejo bundi ngo wari ufite isezerano ry'uko ngo azubaka ahantu urusengero rugahinduka etaje, yaranakoze na bije yarwo, kandi ngo Imana yarabimubwiye, ngo Imana yaramubwiye ngo wowe runaka uzubaka etaje hariya, ruriya rusengero ruzaruhindura etaje. Arabiryamana aranabivuga ati Imana yarambwiye ngo ninjye uzahindura etaje hariya. Ariko ejo bundi nawe baramwirukanye, abapasiteri birukanye.
ntabwo nzi niba rero azajya kurwubakayo gute, ntabwo nzi iby'isezerano afite niba ari Imana yamuvugishije koko, nta nubwo ndi redi niba aho hantu ruzahasubira, ariko nyine ngo afite isezerano yuko Imana yamubwiye ngo azahubaka etaje. Ibyo bintu byose Imana yababwiye ntiyabyibagiwe, ariko namwe ibyo mwayibwiye ntiyabyibagiwe, irabyibuka. Nicaye hano nshaka kubabaza ikibazo. Hari indirimbo ivuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye. Hari umurokore utayizi buriya? Abarokore hafi ya mwese iyo ndirimbo ntimuyiririmba, kubera ko kuririmba ni kimwe mu bintu byananiye ariko nkunda. Wenda sinzi ubwo mbikunda, n'ubundi kuririmba se si uguterateranya imigihe mukayivuga? Reka nanjye nterateranyeho mikeya. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye, ngize ihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe, Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye, nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunze umukiza ukomeye, sinkiyoberwa inzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, ngubwa neza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe, Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Uyu muririmbyi aravuze ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru kuko nisunze umukiza ukomeye. Numvaga nshaka kukubaza ikibazo kibaza ngo uranyuzwe? Nyine uranyuzwe? Numvaga nakubaza ngo uranyuzwe? Umuntu yavuze ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, kandi impamvu yabyo ni uko nisunze umukiza ukomeye, kandi nezezwa n'uko Yesu anyobora, uko Yesu anyobora, uko kuntu anyobora biranezeza. Hanyuma kuko nisunze umukiza ukomeye biranezeza kandi bikanezeza nyuzwe nabyo, ibyo bituma ngira umutima udahagaze. Nyine kuko nisunze umukiza ukomeye, umutima wanjye ntabwo uba uhagaze. Hari indirimbo ivuga ngo no mukisi numa ntewe muri we, no mukisi numa ntewe muri we, ndi igiti cyatewe ku mugezi, ndamahoro pe, iyo ngiye kugwa arandamira, iyo ngiye kugwa arandamira, ndi igiti cya. Unyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru? Uranyuzwe? Reka mbabwire, hari icyaha gikomeye Satani yateje mu bakozi b'Imana, yateje mu bakristo, kandi umurego cyari gifite, imbaraga cyari gifite zari nkeya, mwitega ibigiye kugikurikira, kubera ko noneho gigize imbaraga nyinshi cyane, cyitwa kutanyurwa. Satani yahagurutse, cyangwa se hari ukuntu mwari mubizi nyine biriho, hari ukuntu mwari muzi ko abantu benshi batanyurwa bagakora ibyaha,
ariko byari ibintu bisanzwe ko ntanyuzwe n'ibi, ntanyuzwe n'ibi, ntanyuzwe n'ibi, umuntu akajya mu byaha kubera kutanyurwa n'ibyo bintu. Ariko noneho bije mu ishusho ari virusi, noneho Satani ashyize mu bantu akabateza icyaha cyo kutanyurwa, no kikaza ari virusi imunga umuntu, ku buryo kutanyurwa kugiye kubanziriza ibindi bintu byinshi cyane, bigakurikiraho mugasanga abantu bararundimutse. Satani yabigize iturufu, arabirisha, abirisha ubuturufu busanzwe, ariko noneho ntibikiri ubuturufu busanzwe, ahubwo bibaye icyorezo. Bibaye icyorezo gikomeye, ku buryo nyine mubyumve mutya, Satani azateza n'abanyamasezerano kutanyurwa no gusohora kw'amasezerano babonye. Satani azaza asanga ufite amasezerano y'Imana, akubwira ati ayo masezerano komeza uyakipinge, burya amasezerano arabagarirwa agasukirwa amazi bikayarinda gupfa, uyasukira amazi uyavomerere, Imana yasohoze. Satani azakubwire ngo Imana ni gute gusohora izi sezerano ry'inzu, akagwa inzu itageretse, uhita ugira kutanyurwa kubw'icyo kintu Satani akuganirije, uvuga ati ariko Mana wa mugani ubu ngubu uno tuturanye kageretse, kuki ngiye umpaye kadasiteri? Kandi wibuke yuko usenga Imana cyajya ubisaba inzu, wenda wisabaga gitwe kimwe ariyo wari uzi. Satani agutere kutanyurwa, nyine kutanyurwa n'igisubizo Imana yaguhaye. Abantu barasenze basaba abagore, basaba abagabo, Imana irabumvira n'abasubiza. Satani akaza akakubwira ati ariko ni gute Imana yakubwiye ngo izaguha umugore, ikabiguha umugore ubwira rimwe, akumva ububwiye inshuro ya gatatu, avuga uti reka. Ariko ntabwo muzi ikiganiro ejo bundi cyaciye kuri Bewura, ntabwo Imana ikubwiye ngo iguhaye umugore ntikubwiye ngo iguhe marayika, iguhaye umugore nyine. Kandi nawe umugore ko Imana ikubwiye ngo iguhaye umugabo, ntiguhaye marayika, iguhaye umugabo. Akahita aza Satani akubwira ati ni kwa mugore we, ko Imana yakubwiye ngo izaguha umugabo, uno mugabo yaguhaye kuko kari no yamuguhaye. Satani akubwira ati ko kari yo yamuguhaye, yakuguha umugabo ubura amafaranga yo kwishyura inzu, ibi ni ibiki Imana yaguhaye? Akavuga ati ariko koko ndateretwaga n'abantu bafite amafaranga menshi, Mana waramangitse. Satani yabirishije nk'iturufu isanzwe, abona birarya, ariko noneho yahinduye icyo twakwita umuvuno, aje mu ishusho nshya kandi izagusha abantu benshi, abateza umutima wo kutanyurwa, bitari no gutegereza amasezerano noneho, ahubwo ntibanyurwe n'ibisubizo bive mu masezerano Imana yabahaye. Reka nsome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo mu gice cya 6. Hari amagambo avuga ku murongo wa 6 ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, umutima wanjye ntuhagaze. Iyo bifatanije no kugira umutima unyuzwe, kubaha Imana birayinezeza. Ibyo bintu binezeza Imana iyo bifatanije no kugira umutima unyuzwe. Icyakora kuko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe, iyo inezerewe umuntu ikora mu bubiko bwayo. Ibyo bintu Imana ibaha bisaba kuba ufite n'umutima unyuzwe, kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Iki kigo ntabwo kiri bube kirekire, ko naje kubaza ngo uranyuzwe. Icyakora koko iyo wubashye Imana ukagira n'umutima unyuzwe, icyakora koko iyo usenga Imana ariko ukananyurwa n'ibyo ikunyuzamo n'ibyo ikubwira. Nandi kumwe na Samu mu kanya ariko tubwira umuntu
ngo wavuze ngo we ishuri ry'Imana ngaryiga niba ari ngari gisirimu, yegora ngaryiga gisirimu, ngaryiga avuze ngaryiga butera aryiga ngo umuteta ahari sinzi ukuntu mbise bavuga nyine ngaryiga umuteta ngo ntabwo nyine ni umuntu ngo utajya guhinga ngo nava guhinga ngo yambara agakote ngo ajye kubwiriza kare nyine ko yavuze ngaryiga ni Imana yanjye, ariko nyine ngaryiga ni ibintu by'umuteto cyangwa ibintu by'ubunenganenzi. Imana yanjye ijambo ndaza kuribaza abazabyibuka muzabyandike nzaba narimenye nzabibabwira ngo nyine ngo ishuri ry'Imana we ngaryigana ngo kujenje ku kuntu. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima mwiza ni ibintu nyine bifatanywe, ukayubaha ukayubahisha ukaba ufite umutima unyuzwe, ibyo bintu bivamo inyungu nyinshi kuko ntacyo twazanye mu isi nta nicyo tuzabasha kugikuramo. Ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro duhagije tunyurwe nabyo. Imyambaro ihagije, ibyo kurya bihagije ni bingana iki? Kuri ni bingana iki? Hari ijambo abarokore dukunda kuvuga, icyo kibazo kandi ngo nagisimbutse muzajye dusubiza. Nuzadusubije ibyo kurya bihagije kuri nibi, ibyo kwambara bihagije nibi, ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro duhagije tunyurwe nabyo, ni bingana iki? Imana ibishatse kuvuga ibingana iki? Cyangwa se wumvishije ijambo wumva ibingana iki? Hari ibintu abarokore dukunda kuvuga dusabira abantu umugisha, ukabwira ngo Imana iguhe umugisha ugeretse ku wundi, cyangwa se ukamubwira ngo nagiriwe ubuntu bugeretse ku bundi, cyangwa nagiriwe umugisha ugeretse ku wundi. Nimusenga mujye musaba Imana ibaha umugisha, inabaha umugisha ugeretse ku wundi. Kubera iki? Reka mbaho urugero. Abantu benshi bagira imyambaro myiza kandi myinshi, uwo ni umugisha ubwawo, ariko bakabura umugisha ugeretse kuri iyo myambaro witwa kuberwa. Bari abantu benshi bambara ibintu byiza yewana ntibaberwe pe, nyine bakabura ako kantu kageretse kuri ya myambaro bafite ntibaberwe. Reka mbabwira abandi, tugira abantu bagira ibiryo byinshi byo kurya byinshi yewana byinshi pe, hari n'ahantu ujya ugasanga batetse ukavuga uti namwe muraye, ubu se koko mwatetse izi nyama z'ubwoko butandatu, mwatetse ibigeretse by'ubwoko butanu, gusukwaya bafite ibyo kurya byinshi, ariko yajya kurya agakurura umwungu gusa akanywa n'amazi. Ni umugisha w'ibiryo ariko uwo kubirya ntawo uhari, uwa peti ntawo uhari. Hari umugabo ugeze kutubwira, ni ubuhamya wenda ntabwo bwigeze butambuka ku makamera ko ntaho ndabwumva wenda ku makamera, ariko njye nabuzi mu rusengero iwacu, atubwira ngo yarihannye, ngo yihana kunywa amazi, yihana kurongora umugore umwe, ngo yihana kurya ibiryo bidakaranze, ngo yihana ibintu bimeze bityo. Nyine ntiyanywaga amazi kuko kunywa amazi cyari kuba ari icyaha kuri we, no kugira umugore umwe cyari kuba ari icyaha kuri we, no kurya ibiryo bidakaranze cyari kuba ari icyaha kuri we, ngo ibyo arabyihana. Ngo aragenda ajya muri ibyo bintu arashayisha. Umunsi umwe Imana imwereka yuko idahwanye nawe, navuga ngo ibyo ariko nka kwihorera, nyine imwereka ko badahwanye. Ararwara, arwaye agiye kwivuza, baramubwira ngo indwara urwaye ntikwemera. Ni ubuhamya duhaye mu rusengero iwacu, ndetse yari atuye no muri Kamonyi, cyo bikora umva haciyeho igihe, nta nubwo amazina ye nyibuka, ariko ni ibintu byabaye mu rusengero iwacu. Ngo icyo gihe abaganga baramubwira ngo ntiyemerewe kongera kuryamana n'umugore uwo ari we wese, ntiyemerewe kongera gukora imibonano na rimwe. Kandi ngo abaganga baramubwira ngo ntiyemerewe kurya ibiryo ibyo ari byo byose keretse kurya imyungu no kunywa amazi. Ubwo yaje yacu atubwira ati rero ndi hano, nta soko na rimwe ryo mu Rwanda ntarajyamo, ati kuko hari igihe kigera imyungu ikabura nkabona i Kigali irahenze ikabura, ati ubu nagiye mu masoko yose yo mu Rwanda nshaka imyungu yo kurya,
nibyo biryo byonyine ndya. Nyine yaratunzwe n'imyungu n'amazi. Nyumvira, afite umugisha w'ibyo kurya mu rugo iwe by'ubwoko bwose, ariko akarya imyungu gusa. Mukristo, ubwo ufite ibyo kurya n'imyambaro biguhagije, wanyuzwe nabyo. Icyakora kuko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu nyinshi. Umuntu akaba afite ibyo kurya ariko akabura umugisha ugeretse kuri ibyo byo kurya wo kuryoherwa, wa apeti, no kugira ngo bimugwe neza bimuryohere. Nta bantu muzi bafite uburiri bwiza bwiza bwiza. Mana yanjye Samuwe, nagiye ahantu nkiri umusore, nagiye gusura, ako ntabwo kwari ukumusura, twari tugiye gusengera umuntu yari afite ibibazo mu rugo. Ntabwo ari kure, ni hano ku Ruyenzi, ako nyine nari nkiri umusore. Tujya kumusengera, tugezeho nsanga bateguye icyumba cy'abashyitsi. Icyumba nari buraremo nyine njyewe, ko undi twari twajyanye yari umumama nyine, ngo sinzi aho bamujyanye kuko yari inshuti naho ngaho. Bateguye icyumba cy'abashyitsi, Imana, giteguye neza, gihumura, gishashe neza, icyumba cyiza. Turumva nyine nk'umusore wari umenyereye kubyuka, abasore iyo hari ukuntu basasa ni ugusashisha amano, uhitamo amano ukajugunya hirya iriya, ugahita uvamo ukigendera. Noneho nyine icyumba bimanuyemo neza, agasupanete kameze n'utuntu ubona twiza cyane tw'udusirimu, urumva nk'umuntu w'umunyacyaro urabibona, aravuga Mana yanjye. Noneho umuntu akaba afite uburiri bwiza gutyo, rwose ari umugisha Imana yamuhaye wo kugira ibintu, akagira igitanda, akagira matera, akagira amashuka meza, akagira ibiki n'ibiki n'ibiki byose, udutara twiza two mu cyumba, ariko akabura undi mugisha ugeretseho witwa gusinzira. Ukaba uryamye muri ibyo bintu byiza byose, ariko gusinzira ubyumva nyine nk'amateka. Ufite uwo mugisha ariko habura umugisha ugeretseho wo gusinzira. Uko musaba Imana ngo ibahe umugisha, nimwisabe n'umugisha ugeretse kuri uwo mugisha mwabonye. Donc kubaha Imana gufatane cyangwa guhita kugerekwaho, kugira umutima unyuzwe, bibyara inyungu nyinshi ku buzima bwawe. Icyakora koko kuyubaha, ntabwo mubazi bagiye bagira imigisha ariko ikaba yarabananiye, nyine ntacyo bayimaza. Yego, ufite imodoka ukaba urwaye umugongo nyine utayigendamo, kandi ni umugisha uraho, isigara ihahira abana gusa ariko utayicaramo. Ariko ukeneye no kuyicaramo nyine ukaryoherwa n'uwo munyenga, kumva ni byiza. Nshaka kukubaza ngo waranyuzwe? Wanyuzwe n'iki? Ko umuririmbyi avuze ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. We wanyuzwe n'iki? None se ko impamvu anyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru ari uko yisunze umukiza ukomeye, we wisunze nde? Iyo wisunze andi maboko atari amaboko y'Imana uragwa rwose. Abanga Imana ntibayisenge, bazagwa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana, abantu banga Imana ntibayisenge ntibayizere bazagwa, ntabwo bazibukwa. Donc ni abantu nyine bajya mu maboko y'ibindi bintu bitari Imana, abo bazagwa rwose be kwibukwa. Ariko twebwe urukundo Imana idukunda twebwe abari mu isi ntabwo ruzashira nituba turi mu maboko yayo. Abakristo benshi batigeze banyurwa mu by'Imana basezeranije, noneho Satani abategeye mu kutanyurwa n'uburyo Imana yasohoje amasezerano yanyu. Reka mbibasubiriremo, abakristo benshi Satani yategeye mu kutanyurwa n'ibyo Imana yabasezeranije, noneho doraje kubategera mu kutanyurwa n'ibisubizo Imana yabahaye, kandi azabikoresha kugeza igihe
azakugoragoza kugoragoze, nureba nabi aguture hasi. Waranyuzwe? Niba Imana igusezeranya ubwabyo ntunyurwe n'isezerano, ugasohoka wivovota, abandi babwiye ibi, njye wimbwiye ibi, abandi bahaye ibi, njye mpaye ibi. Ubundi se irabibahaye, hari ibyo ubonye bajyanye? Irabibahaye se uzi neza ko abibaye cyangwa n'abahanuzi babivuze? Mana, reba Samu umubwiye imodoka, reba Muhire umubwiye inzu, reba runaka umubwiye iki, njye urambwiye ngo ningende ngo urubyaro rwanjye uzaruha umugisha. Ubwo se ngo ibyo bintu ngumbwiye ngo ni ibiki? Ikivuze irakizi, niba ari ikivuze izi kivuze. Mana, njyewe niga iki kiganiro nari nzi ko kitaba kirekire, basi reka mvuge kano wenda abari konsoreza. Niga mu wa gatandatu primaire, twagiye gusenga, turimo gusenga, abantu twasenganaga babyibuke, mubyibuke mwa bahungu mwe ba Korode na ba Manweri, ba Korode babiri, Manweri umwe cyangwa ni ba Manweri babiri n'umwe ataratuvamo. Ariko mubyibuke tujya gusenga, ubwo nyine abo mvuze ab'icyo gihe cyacu nyine barabyibuka, ayo mazina yavuze ko nzi ko ntacyo atwaye. Twagiye gusenga, Imana ibwira Muhire ngo jya kwiga, ibwira undi ngo jya kwiga. Ntabwo amazina yayo undi buyavuge kuko nyavuze uwo yabwiye ibindi mwahita mumenya. Nawe jya kwiga, ariko ibwira umwe ngo jya kubaka. Primaire mu wa gatandatu, jya kubaka. Ntabwo amuga ngo jya kumva amatafari. Ewe yakundaga kwiga, noneho yari umuhanga kuko twigaga STE. Ibyo ngibyo nka Samuel yaje kwiga byaravuyeho, ariko yari azi kuboroka. Yewe akaboroka ikidefinisiyo, akaba akizi azi no kucyandika. Yari umuhanga nyine. Imana yavuga ngo jya kumva amatafari. Yumva sibyo kuko yasengeraga kwiga kandi yarabikundaga. Arabyanga kujya kumva amatafari, ajya kwiga, nawe ajya kwiga, ariga, ariko biramunanira ageze nko mu wa kabiri ahari, nko mu wa kabiri avamo atari umuswa. Kwika nzamuhamagara ubundi yavuye mu ishuri gute, sinibuka ukuntu byagenze, ariko yarivuyemo ajya kumva amatafari, yubaka inzu, birarangira ashaka umugore twe tukiri ku ishuri. Naho ngaho yamushakaga nyine, yari ifite ibyo ishaka kumukoresha kandi birimo kubimukoresha, ko yamubwiye ngo ibi si ibyawe, jya muri ibi. Umuntu ugasanga ari aho, Mana runaka umubwiye iki, njye umbwira iki. Ikubwiye icyo ngicyo nyine kuko nicyo ishaka kukubwira. Ndababwiza ukuri, niba mutanyurwa ku masezerano Imana ibahaye, noneho ibije by'uko agiye kubategera ku bisubizo Imana ibaha, ntimuzabirenga. Azakugoragoza mpaka kugusha kubera kutanyurwa n'icyo gisubizo. Nagira ngo dusenge. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu nyinshi. Waranyuzwe? Mana, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ridukanguriye kugira imitima inyuzwe, kandi ubu byavuze ngo mukangutse uzinukwa. Abantu bagize imitima itanyuzwe byatumye isinzira, ntiyazinukwa ibyaha, ahubwo ikunda no kubikora. Ariko muri byavuze ngo mu mutima ukangutse, mu mutima uzinutswe ibyaha. Umwanditsi atubwiye ngo kugira umutima unyuzwe. Abantu bafite imitima itanyuzwe, ibinasinziriye, bigatuma itazinukwa ibyaha, ahubwo ikishimira kubikora. Turasenze ngo umuntu wese ufatanyije natwe iri sengesho, ugusabye kugira umutima unyuzwe, kuko yabonaga yatsindwaga, umuha umutima unyuzwe. Kuko yabonaga yabikoraga nabi, umuhe kubikora neza. Kandi ugusabye kumuha umutima ukangutse, umuhe, kugira ngo Satani yo gukomeza gutumaraho abantu, yikomeza kugusha abantu, ntibagushaka kubw'amasezerano bafite, none agambire gutwara abantu kubwe, noneho gusubizwa kw'ayo masezerano. Mana, abantu wemera gusubiza bahagarare mu mwanya mwiza
kandi aho basubirije n'ubutaha ujye uhabasanga. Ndagushimiye, bisabye Imana nizeye izina rya Yesu, amen.